ngo kandi nuja kumwubahisha ngo umwubahirishe cya cyubahiro ngo yahoranye mukiri kumwe. Aho hanyuma aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wewe Mana y'ukuri yonyine, ngo bakamenya n'uwo watumye ngo ari we Yesu Kristo. Haleluya. Duharaza data icuba. Haleluya. Ndakindi abantu baharanira n'ubugingo. Kubura ubugingo nukunyagwa rwose nukuri kose. Nukunyagwa zigahera. Suko pastor. Kubura ubugingo ikintu cyose ibi byose mubona byose. Nta kindi duharanira n'ubugingo. Kandi ndashima Imana kuko Yesu hari icyo yakoze. Dufite ubugingo. Amen. Tomaso yari yarizeye mu myaka yiwe ndatekereza kuko yari yarizeye. Ndiyogeza iriya myaka aja mu nzu y'Imana iminsi yose ubudasiba ngo agende mu nzu y'Imana atizeye. Hari nk'abo tuzi nyine bananiwe ku kwizera. Timugira ngo kwizera gufite bose, kwizera gufite bamwe. Uko si ukuri mvuze? Kwizera gufite bamwe, abandi kwarabananiye. Biblia yavuze ngo uwizera uwo mwana afite ubugingo buhoraho. Ngo naje ndavuze nti na amagambo yavuze Yesu. Hari amagambo Yesu yavuze, hari n'amagambo abigishwa bavuze. Ni ijambo ryavuze Yesu wenyine. Aravuga ngo unyizera ntazapfa, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Kuko yakoze iki? Kuko yanyizeye. Haleluya. Reka mabwire tudatinze, Yesu icyo yaje gukora, yaje kumenyekanisha Imana mu bantu. Abantu bari baratandukanijwe n'Imana. Sinsubira mu mateka ya kera. Icyo ndashimira Imana nuko yatugize mu mugambi wayo isi itararemwa, itaragira ikindi rema. Yari dufite mu mugambi wayo, aho hazakunezeza hakubake hagukomeze. Imana imaze kutugira mu mugambi wayo, ire mu muntu, mu shusho yayo, mu bwiza bwayo. Umuntu yasaga n'Imana, akareba nk'Imana, agatekereza nk'Imana, akagenda nk'Imana, akavuga nk'Imana. Ntiyazaga avuga nk'abavuga nk'izi mvugo tuvuga none. Umuntu amaze kugwa, muzi cyagushije umuntu kikamutandukanya n'Imana, murabizi. Timuri abakisi mugakiza. Kandi hano ndatekereza ngo sinzi nimba hoboneka byenda nyine bakendi sinzi tubizi Imana nizi imitima y'abantu. Ariko ndatekereza ngo abenshi hano, amena, sabashisi mugakiza. Sabashisi mugakiza. Ndabona bamwe bamaze hariko byenda abandi utananje, ariko nanje sindi muto w'imyaka mwizi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Noneho umuntu amaze gutandukana n'Imana, umuntu aba kure. Ariko kuko umugambi w'Imana ku muntu wariho. Yesu ashimwe cyane. Imana iradutekereza. Mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 Biblia iravuga ngo igihe gikwiriye cy'Imana gishyitse yohereza umwana wayo ngo wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo abone uko akiza abatwarwa nayo. Haleluya. Noneho Yesu araza, amaze gushika aratangiza igikorwa cyamuzanye. Icyambere yaje kumenyekanisha Imana mu bantu. Sonye mu butumwa bwa Yohana igice cya 1 umurongo ngira ngo ni wa 18 nimba tara 28 haravuga ngo nguhereye kera kose ngo kuri Yohana w'umubatiza. Haleluya. Nta muntu ngo wigeze kumenya Imana, ngo ariko wari mu gituza cy'Imana. Abari buza kuyimenyekanisha mu isi, abantu barayizera, abantu barayimenya. Yesu aza kumenyekanisha Imana mu bantu. Haleluya. Irindi jambo ngo yaje kumaraho imirimo y'umwanzi. Imana idufashe.
aza kumara imirimo y'umwanzi yose, amaraho imirimo y'umwana w'Imana yerekaniwe ngo ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Satani ni umugome, Satani ni umwishanyi, nta kindi akora ni ukwica, ni ukurimbura, ni ugusenya. Nta n'umunsi n'umwe wotekereza ngo Satani yokwifuriza ibyiza pe. Imana idufashe. Yesu amaze kuza atangiza umurimo, arakora igikorwa ngo ajye kugisoza. Nibwo yasengaga ari amasengesho tuvuza nk'ari mu butumwa bwiza bwa Yohana. Aravuga ngo Data, ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wewe Mana, kandi icyo ngusaba sinsaba ngo ngo bakure mu isi, baracyari mu isi. Imana yari ikidufitiye umugambi wo kuba mu isi, isi yayiremeye abantu ngo bayibeho. Haleluya, haleluya. Yesu aravuga ngo muri aya masengesho yasengaga, aravuga ngo sinsaba ngo bakure mu isi, ariko ndasaba ngo barinde umubi, kandi nuje kubarinda ubarindire mu izina ryawe wampaye nkabibamenyesha. Aba barabawe urabamba, none jewe Data ndiko ndaza aho uri, ariko boko barasigara mu isi. Yesu yanyabatangariza amagambo mbere y'igihe, kuko basize mu isi y'ingorane, y'intambara, y'ibyago, y'amakuba n'imibabaro. Ntiyabasize mu mahoro gusa, arabari ngo mbasize hagati y'amasega aryana. Amina. Abantu se ntacyo Bibiliya yasize, kandi nta rindi jambo Imana yibiseho yasize itatubwe, byose yabishize muri Kristo umwana wayo. Abari nimwo tubisanga ari ibyiza, ari ibikomeye, ari ibyoroheje, byose ari ubutunzi, ari ukumenya, ari ubwenge, byose yabishize muri Kristo umwana wayo. Nta rindi jambo Imana yisigarije yibiseho ngo izari tugire tugeze mu ijuru. Oya, ijuru ni hano riri, turarifite kuturyicaranye naryo. Ni umunsi gusa uzogera gutyo gusa ni nko gukanda ku buto gusa bintu bigahinduka. Umupe bwana buto. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Murya Yesu, Imana yategurije Yesu. Ngiye gusoza sintinda cyane, harasari igitaramo n'abandi baracyavuga. Imana yategurije Yesu imibiri y'uburyo bubiri. Muranumva neza? Imibiri y'uburyo bubiri. Umubiri umwe ni umubiri w'imibabaro. Yesu yinjiye mu mwanya w'umubabaro, arababara kuko yari yambaye umubiri. Arababara, agira agahinda. Haleluya. Ariko uwundi mubiri wa kabiri, Bwana asifiwe, ni umubiri w'ubwiza. Kandi uwo mubiri ni itorero, ni jewe nawe, turi ingingo za Kristo. Uwo mubiri ngo ni umubiri w'ibyishimo. Uwo mubiri wa mbere biravuga ngo ni mwiri wa mateso, ni umubiri wo kubabara, mwiri wa mateso, mwiri wa huzuni. Ariko umubiri wa kabiri, tuheda techo, ni itorero rya Kristo. Paulo arabivuze mu Efeso, aravuga ngo turi ingingo z'umubiri we. Bwana asifiwe. Ngo aje kugera mu rwandiko rw'Abakolosayi, aravuga ngo niwe mutwe w'umubiri, kandi niwe mutwe w'itorero. Kuko umubiri ntiwobaho udafite umutwe, umutwe nawe ntiwobaho udafite umubiri. Siko bimeze. Kristo niwe mutwe wacu, niwe mutwe w'itorero. Naho umubiri ni ingingo za Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Urupfu rugira imbaraga. Na Yesu rwamugezeho rumuhindije umusitsi, ari umwana w'Imana, afite ubumana 100%, ariko urupfu ngo ajye kugera muri kiriya gikombe ruramunyeganyeza, kuko yari yambaye umubiri ntiyocunguye abanyamubiri, nawe atabanje ngo ababere icyitegererezo. Burya yari mu gashyamba ka Getsemane, bwa bundi yari yagiye mu rundi rwego, abigishwa baratakara. Nicyo gihe bari ko bagira gutya bagasindwa n'ibitotsi, atese munaniwe ko bana amaso nanjye, baramanga umutima urakonda ngo ariko umubiri wananiwe. Yesu aravuga ngo arabareba, tinti bo bishobora kugira intambwe ngeze ngo ntimwe ishobora. Aravuga ngo Data we, ese kige komende wo kindenza. Data we, ikige komende wo kindenza. Isengo ya maceceka nkakujya kwa abantu bagira ibigira nkana.
iyi Imana ashatse kukwihorera uzugira ngo none igira ibigira nkana. Amen. Amen. Ngo yamiceceka atese Mana data ko wahoraga unyumva iteka ryose bigenze gute? Ngo aragenda ubwa kabiri, reka nsubire nje kwinginga nje gutitiriza. Aragenda ngo ashike ngo apfe gutaka ngo data, ngo avuga akajambo kavuga ngo bireke kuba uko njyewe Yesu nshaka, ngo ariko ngo bibe uko wewe data ushaka. Imana atakonti wumva sha naringize ngo urahimuka mu ntambwe ya nyuma, ntiwumva ko ari ukivuga uko nshaka. Yama yohereza ijuru, yama yohereza umugabo ngo nimugende muje kongera nkura muhungu mumwongere mwimbaraga kugira ngo abashe kwiranguza kira gikombe. Haleluya! Aravuga ngo sore bakata, aravuga ngo data mfite inyota kandi byose birarangiye, burya yararangije ibintu byinshi. Haleluya! Havuze ngo uru rufu nubwo rugira imbaraga ariko hariho warumaze imbaraga, ntirukidutera ubwoba, ntirwoduhindisha umushisi n'uyu mubiri gusa, ariko ntirubasha gushyikira ubugingo. Dufite ubugingo, Yohana yaranditse aravuga ngo dufite ubugingo bwinshi bw'ibirundo, ntidufite ubugingo bukeya. Igituma buza bwa bukeya ni ukuza utunga Imana nke, ariko iyo batuzi Imana ikaba nishi muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Urupfu ntirudutera ubwoba, Yesu yarumaze imbaraga. Havuze ngo Bwana asifiwe, ngo kuko abana bahuje umubiri n'amaraso, ngo niko nawe yahuje ibyo nabo, ngo kugira ngo urupfu rwe rwande aho ngo ruhinduze ubusa uwiratanaga ubutware bw'imbaraga z'urupfu, noneho mu rupfu rwa Yesu ruhindwishe urupfu rwa Satani, ruruhinduye ubusa. Asifiwe sana. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Aho korwa ko yarumaze imbaraga, yarumaze imbaraga na Satani ubwiwe nyirivyo aramwambura. Pawulo abivuze neza mu rwandiko rw'Abakolosayi, aravuga ngo Bwana asifiwe, aravuga ngo yamunyaze ubutware bwose n'imbaraga zose n'ubushobozi bwose n'ubutware bwose, ngo amuhemura ku mugaragaro, amwivuga hejuru kubw'umusaraba. Yiratana itorero kuko arikuye mu maboko y'umwanzi. Tuzamure data icyubahiro. Tiduhaye tubwira abadusiga ko turabwira aya magambo yose abantu baza bavuga, hariho abahanga. Sese ndi umuhanga. Yesu ashimwe cyane. Sindi umuhanga sinanizi, ariko icyo nakoze gusa kimwe gusa, naramwizeye. Nta bwoba, nta gushidikanya mu buzima bwanje pe, nukuri. Bibiri yavuga mu Baheburayo igice cya 13:7 ngo bene data ngo mwibuka babayoboraga bakababwira ijambo ry'Imana, ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, hanyuma ngo mwigane kwizera kwabo. Tumupe wana utuko, mwigane kwizera kwabo. Nizeye rimwe, kizwa rimwe, nizera rimwe, ndiho ndabikomeje kuzageza umunsi muzamperekeza kandi muzandirimbire n'ukuri kose. Utazandirimbira azaba yanebwe, buzaba bwamwisha ubunebwe mwe. Duhereze tatice. Bwana asifiwe. Gukizwa ni umunsi umwe, kwizera ntikuza oya Yesu iminsi ibiri. Oya ndimo gutangara ibintu biriho none. Umuntu mwari ko yarambajije mu minsi ishize n'imvuga butumwa, arambaza ngo ese ngo itorero rya mbere ngo ni ry'ubu ngubu, ngo ese ngo murimo kubona gute? Tirifite tofauti. Amen. Ino generation iriho none biratandukanye. Atese kubera iki? Te kubera imyitwarire tubona n'imvugo n'imikorere. Torero rya Kristo. Amen. Torero ry'Imana ryobaswe n'ibintu bitatu gusa. Yobaswe no kwijambo ry'Imana, yobaswe n'imbaraga z'umwuka wera nyiraryo, kuko umwuka w'Imana niwe mareni w'itorero. Namwe abantu nti muri mu kugenda mukagira gute mugateguza ba mareni, ubukwe budafite mareni buzabupfa. Iyo umugeni atumviye mareni ubukwe buzabupfa. Umwuka yarisigiye sigifu,
afite ubwenge bwose, aza ayobora neza, akavuga neza, akigisha neza, akereka abantu. Dawudi yaravuze, aramubwira muri Zaburi, aravuga mu gice cya 32 umurongo 8, aravuga ngo nzakwigisha. Ni iki cyigishaga Dawudi? Ni umwuka w'Imana yari yarahawe, ngo nzokwigisha, ngo nkwereke inzira unyura, ngo nzokugira inama, ijisho ryanjye nanjye rizakugumaho. Ngwate kugera mu gice cya 16 umurongo 8, yamavuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, ngo ko ari iburyo bwanjye sinzobasha kunyeganyega. Bana asifiwe. Data kuko ari iburyo bwanjye sinonyeganyezwa. Oyaye, itorero ni urugingo rwa Kirisitu, kandi Kirisitu uri muri nje. Pawulo yaravuze ngo uri muri twe. Yohana aravuga ngo uri muri twe bwararo turi mu bisi. Ntiyobasha kunyeganyezwa n'isi, ntiyobasha kunyeganyezwa n'imiyaga n'ibindi n'izindi nyigisho z'uburyo bwose ziza ari zihindagurika. Inyigisho ziriho none nyinshi zirahindaguritse, ariko mu Baheburayo igice cya 13 umurongo 8, Yesu Kirisitu ko n'uyu munsi n'ejo kuzageza umunsi tuzumva impanda ivuze, ntabwo Yesu yohinduka. Haleluya. Ntabwo umwuka w'Imana nyamwuka bawakiriye ukababamo ntazasubira gukora yandi manyanga keretse utarahawe umwuka wera. Pawulo yavyanditse mu Bakwenda aravuga ngo se abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo? Ntabayoborwa n'umwuka w'Imana ngo namara amujane mu ngeso mbi. Oya, ntibishoboka. Isi zigutinya, isi zikubaha, ufite ubushobozi hejuru ya ziriya mbaraga zose. Duhe Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaje kumara imirimo y'umwanzi, kandi urupfu rwa Yesu, ijambo ry'Imana ratubwira hara mu Bakolosayi igice cya 3, nuko bene data bakunsomera mu pastor Abakolosayi niho ngiye gusozereza igice cya 3, tusigira abantu umwanya. Igice cya 3 umurongo wa 1. Abakolosayi igice cya 3. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru. Nimba mwarazuranywe na bivugaga ngo mwafanye nawe, murahagera ngaho. Aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye. Aho bukaba bwarayishamwe na Kirisitu. Ubwo Kirisitu, kandi ubwo Kristo ari we bugingo, azerekanwa namwe muhereko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Asifiwe sa. Duhereze Data icyubahiro. Bivuga ngo ubugingo bwacu ntiburi hano hariho umubiri, ariko ubugingo nyabugingo buzima buhishamwe na Kirisitu. Haleluya. Uko mubona umuntu yambura umubiri agasaza, kuko mwene data yarangije urugendo, niko umurinzi yavuze ngo maze imirimo yo mu isi ni azagira gute? Azampamagara nanjye nzitaba zumva. Uko Tomasi yarangije imirimo yiwe yari yaragenewe, nubwo imiryango yohaguruka twese tugahaguruka, ntitwokwimira uwo munsi, ntibizoshoboka. Oyaye, munsi wanje nugera, nubwo bene wacu nubwo bakomeye ari abanyabwenge ntibobasha. Yesu ashimwe cyane. Bakongeraho n'iyindi miryango ikomeye cyane, ntibobasha kwimira uwo munsi. Imana itarabishaka, bitaragereza icyo gihe, ntibyoshoboka. Baza babuhiga ijoro n'amanywa, bakabuhiga intambwe ku yindi, ariko kuko ubugingo bwanje Imana ikibukomeje kibufashe. Yesu ashimwe cyane. Ntiboshobora kubukura mu kiganza cy'Imana. Panuka ziraza buri munsi,
ukagira gutyo ukabona. Dawudi yaravuze ngo mu gice cya 3 cya Zaburi, iravuga ngo abanzi banje ni benshi benshi, ngo bangoteye impande zose kuntera, ngo ariko nyamara ngo nubura amaso ngo nkabona Uwiteka ni igicucu cy'ubuzima. Ngo bakampiga ku manywa na nijoro, ngo bagahigira ubugingo bwanje kubutera ngo babwice, atari ko nyamara Uwiteka niwe buhungiro bwanje, ni igihome kinkingira. Hanyuma aravuga ngo Uwiteka we haguruka. Haleluya. Ngo haguruka unkubitira abanzi banje ku gisenda bageni, hanyuma ngo bakure n'amenyo. Uzosoma iyo Zaburi ya 3. Abanzi banje nubwo bongotera impande zose, Uwiteka yahagurutse azabakubita ku gasenda bageni akabakura n'amenyo. Hanyuma abasigaye ari ibihanga wewe bo batinya. Ni Satani ni yamukuye amenyo, ni nugushinyikira abagenzi bagana mu ijuru gusa, ariko ntacyo nakimwe yodutwara pe, ntacyo hungabanya kwizera kwacu ntacyo. Yesu ashimwe cyane. Havuze muri Yohana uwitegereza uwo mwana akamwizera. Se ko biratubwiye sa magambo yaje, yavuze ngo uwitegereza uwo mwana akamwizera ngo afite ubugingo buhoraho, ngo nanje icyo nzokora nzamuzura ku munsi w'imperuka. Aba bose badusiga bose Imana izabazura ku munsi w'imperuka, kandi nije gukora umurimo wayo muri uwo mwanya, ngo barya bose badusize bose niho bazabanza kuzuka bariho bahindurwe bajya kumusanganira. Tuzanezezwa no kubona Yesu. Kamvuga ya magambo no natinze no ntinze, reka mvuga ya magambo. Icyambere tuzonezezwa no kubona Yesu. Yesaya muri Yesaya biravuga ngo ese iyi niyo Mana yanyu mwizeraga, tuzaba ngo batubwire ngwi niyi ngiyi bazagurarira ku ijoro, niyi bazagutaramira, niyi bazaguririmbira, niyi ngiyi niyi yewe turebane gutya mbona nkubone ngo tuzishwa n'umunezero. Ijambo rigira kabiri ngo nuko azatugarura abo twatandukanye barimwo mama wabasinzira zanezerwa. Na data n'abandi bose n'inshuti n'abavandimwe twakora. Ijambo rya 3 tuzonezezwa n'indirimbo. Bwana asifiwe. Mwe muzamwibesha ngo muraririmba, ariko mwijuru indirimbo zo zarepeswe kera zo gutega itorero dushonje duhishiwe. Haleluya. Durimanga. Haleluya. Izo ndirimbo zizoba ari igitangaza. Hari umurinzi waririmbye mu ndirimbo z'agakiza, aravuga ngo ninamwimbia kidogo taendelea mbinguni hasa, kwa sababu anipa vyote kwa pendo lake, ulinzi wangu wachungwa kwake, hata wakati wa kuhamia mbinguni na nitashangilia. Tuinulie Bwana mikono. Haleluya. Ijambo rya 4 tuzonezezwa no gukindurwa kw'imibiri yacu. Pawulo arabivuga hano mu Bafilipi, dufite iwacu titurenganya amataho, dufite iwacu mwabagabo mwe duhereze data icyubahiro. Aravuga ngo niho dutegereje uwo mukiza ko azahindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi, ngo awushushanye n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose. Ntakijamunanira, azavuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni data ushoboye byose, ni data baduhaye ubugingo buhoraho, muri we dufite ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo ni Yesu twakiriye, twamenye, tukamusogongera, twumvise agira neza. Ariko abantu batazabumva uburyohe bwa Yesu banyina barahombesheje. Nanone ndabivuga, nanone uja ku irija kubariza ari bakare badi, ibisha kubariza ari bakare, uja gukizwa kare. Sinanukuri kose, sinagoye Yesu, ariko hariho abantu bari mu kugora Yesu. Sinigeze ngora Yesu mu buzima bwanjye, sinagoye Yesu. Tuheza Yesu icyubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Sinigeze mugora, turaziranye nawe. Mwanditsi yaravuze ngo, umurinzi yaravuze ngo nintumirwa n'urufu zimukana ibyishimo.
haleluya. Tuhereze data icyubahiro. Nimukomere dufite iwacu, mukomere tuzotaha. Imana iracyadufitiye igituma Imana yambise abantu uyu mubiri, ariko hanyuma igatanga imbaraga. Ni ukugira ngo Satani atazoza anyeganyeza umubiri ngo awushobore. Muri ibyo yaravuze ngo nintimirwa n'urupfu nzimukana ibyishimo. Amen. Izere, izere, izere. Umenye Yesu, muhishurirwe, umuvuga umuzi, umukorera umuzi, ubeho umuzi, wicara umuzi. Ntiwopfa kwicara gusa kinyeje gusa. Nageze hamwe ntiwopfa ntukadupfa kwicara ahantu gusa kinyeje gusa. Fe kuhaba gusa. Abadayimoni bo kwica mugoroba bakaguhinguranya ni babi. Ibintu birahabe bicikikare bitogose hanze hirya biragoye biteye ubwoba, ariko nyamara Yesu ashimwe cyane. Muri ibyo yaravuze ngo anatufunulia habari za maneno takayotokea kwa mwisho wa dunia na yasema yote. Imana iduhe umugisha tumenya kuko ufite ubutware bw'urupfu yaratsinzwe. Dufite ubugingo buzima. Ni witegereza Yesu ukamwizera ufite ubugingo. Nutamwizera nta bugingo ufite, ariko numwizera ufite ubugingo buzima. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye kubw'iyi mitima y'aba bantu bose duteranijwe hano no guhorahoza bene data batandukanye n'umubyeyi, abana, abuzukuru. Turasaba imbaraga z'umwuka wera, turasaba ihumura riva mu ijuru, ubasanganiza indirimbo nibasinzira, ijambo ryawe rimanuke riza umwuka ryinjize mu mitima, basobanukirwe neza kuko urugendo ni urugendo, natwe tururimo. Abona aba mwami, izo nimpa y'amaguru baradusize, ariko ejo natwe tuzabakurikira. Turagushimira kuko aba bose ni wowe uzi mwami ibyo bibwira n'ibyo batekereza. Abakumenye urabazi, waravuze ngo nabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake, ariko babyawe n'Imana. Ijambo bambwiye ko bahari nabo turabakiriye, ndetse n'abandi bakomeza kuza murakomeza mutubwire. Nta kibazo, bwari ubusabe bw'umuryango, ariko niba tubona bitewe n'ukuntu abantu babyigana bidakunda byaza gukorwa nyuma. Nta kibazo rwose. Abera bose baneshejwe y'umubiri ndetse na Satani, tuzahora turirimba imbere ya ntebe, mbega umunezero tubone Yesu. Tuzataramana n'abera bose baneshejwe y'umubiri ndetse na Satani, tuzahora turirimba imbere ya ntebe, mbega umunezero tubone Yesu. Amen. Ababishoboye rero twese dufatanye rwose duhimbaza Imana kubw'uyu munsi mwiza umusaza wacu. Nimbonangeze mwijuru namubabaro ukiriyo, zarambura amaboko mvuge nishimwa mukiza. Nimbonangeze mwijuru namubabaro ukiriyo, zarambura amaboko mvuge nishimwa mukiza. Nimbonangeze mwijuru namubabaro ukiriyo, zarambura amaboko mvuge nishimwa mukiza. Nimbonangeze mwijuru
ijuru n'amababa ukiriho zarambura amaboko mugeni shimwa mukiza isi yaranyobeye kubona abantu bagenda wababaza uti niki nshuti bati n'ibibazo kubona abandi bagenda bikoreye amaboko wababaza uti niki nshuti bati n'ibibazo isi yaranyobeye kubona abantu bagenda wababaza uti niki nshuti bati n'ibibazo kubona abandi bagenda bikoreye amaboko wababaza uti niki nshuti bati n'ibibazo isi yaranyobeye kubona abantu bagenda wababaza uti niki nshuti bati n'ibibazo kubona abandi bagenda bikoreye amaboko wababaza uti niki nshuti bati n'ibibazo Yesu nakubona uzaheruke nawe n'abantu uzidegeta uzuye umunezero Yesu nakubona uzaheruke nawe n'abantu uzidegeta uzuye umunezero tuzashishira uzavuga amahoro uhumeka amahoro tuzashishira uzavuga amahoro uhumeka amahoro nimuze turakise dukurikira Uwiteka niwe waducunguye kera ku musaraba nimuze turakise dukurikira Uwiteka niwe waducunguye kera ku musaraba ageze i Nyabihanga isi yose muze amaso yihereje gusa muze musange ageze i Nyabihanga isi yose muze amaso yihereje gusa muze musange nimonangeze mw'ijuru n'amababa ukiriho zarambura amaboko mugeni shimwa mukiza nimonangeze mw'ijuru n'amababa ukiriho zarambura amaboko mugeni shimwa mukiza haleluya haleluya twongere kandi tuvuge ngo ariko tugasubiramo agace gatoya niturangiza hari akandi kagufi kanjemo nako tugacishaho wenda araza kutubwira umwanya ukomeza ego kabisa subiramo gatoya papa musange kuko nugwa neza agenda baruhura yamagaya isi yose ati muze musange kuko nugwa neza agenda baruhura yamufite no kwikira udasiziriye kandi Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu ufite no kwikira udasinziriye kandi Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu ufite no kwikira udasinziriye kandi Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu
shima mukiza. haleluya haleluya. akari kajemo kavugaga ngo nimureme nshuti nimureme tuzamubona umwami wacu, kandi ubwo tuzabona umwami wacu n'abapfiriye muri we bose. mbere yuko tugira iyo ngiyo hari ayindi yaravuze tugacishaho gatoya. byose niho byarangiriye. Goligota Goligota ku musaraba, byose byose niho byarangiriye. byose 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 niho byarangiriye. byose 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 niho byarangiriye. byose 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 niho byose niho byarangiriye. haleluya 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 haleluya. Hallelujah. nimureme nimureme nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami
murakoze cyane, muraho neza mwese. Igitaramo kirakomeje, ariko reka mpere ku ijambo rimwe mbone kuvuga ikimpagurukije. Burya ikiriyo ni ikintu imitima y'abantu bayoroshe cyane. Ushobora kubwira umuntu akantu gatoya akababara kandi asanzwe n'ababaye. Ndavuga kuri iki kintu cy'amazi, numvise abantu bose bakivugaho. Aba muzi ko umuntu aba ari mugari. Hari abantu bitanze barabidusaba, baravuga ngo kubera umubano w'uyu muryango barifuza ko bazabaha abantu amazi buri uko baje mu gitaramo. Abo bantu bakoze ikintu cyiza, abo bantu barababaye. Kuvuga rero mwavuga amazi mukumva ari ikintu cy'igishitsi, mubyihanganire tubisabiye imbabazi niba mutabimenyereye, ariko abo nabo nituyimana tuzaba tubakomerekeje. Muyanywe abagere kunyota, kandi turabashimiye abo bantu, Imana ibaha umugisha. Reka rero nkurikiza ijambo, nizere ko icyo kintu kivuyeho, ababibona mutabifata kari gaspillage n'ibindi, kandi abo bantu barimo barakora n'ibindi bintu byiza. Imana ibaha umugisha, kandi mubikore muri ubwo buryo, no kugira ngo nawe imitima yabiruhuke yishime, bumve ko hari contribution bakoze muri iki kiriyo. Ndabashimiye rwose, muri abantu beza. Kuva tukimenya amakuru mwakomeje kubana natwe kugeza uyu munsi. Ndashimira n'itorero muze yasengeragamo, ukuntu mwakomeje kudutegurira igitaramo, kandi kiracyakomeje, ndetse mukatuzana n'abavuga butumwa baduhumuriza. Imana ibaha umugisha. Hanyuma muzi ko ejo twababwiye ko tutaramenya gahunda neza, ariko uyu munsi ibintu byatunganye. Umubyeyi wacu uzagera hano ejo ku kibuga cy'indege saa 12:30 n'igice, niko biteganyijwe, hatabaye izindi mpinduka. Ejo ku mugoroba, ejo kuwa kane ku mugoroba saa 12:30 n'igice nibwo umubiri uzagera ku kibuga cy'indege. Komite irimo irabitegura neza abazaja kutega. Hanyuma ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe, si itegeko ariko ndagira ngo nkibasabe. Murumva nubwo turi mu kiriyo hano, ariko hari abantu dutegereje, bajanye umurwayi akarangiza bakazagera hano ejo. Ashobora kuhagera bwije, bakagera nka saa 1:15. Murabona za gahunda zo zahariya ku kibuga hari igihe zitinda, ariko mbasabe ejo tuzakora igitaramo kirambaguje. Muzihangane, muzigomwe, abo bantu bazaze badusange mu rugo. Numva byaba ari byiza, yaba ari inkomezi ikomeye yunganira ibindi mwagiye mukora. Ariko umuntu waba adafite umwanya, ntabwo ari itegeko, abataha kure wenda bagenda, ariko ababishoboye muzareke tubane. Turabashimiye, Imana ikomeze ibane namwe, kandi igitaramo gikomeze kuko kirimo kiradufasha. Irya nyuma abagize komite twongere duhurire haruguru kwa Mukongo, nanone dukomeze duhuze ibyo bintu tubinoze neza. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Arakoze umuyobozi w'umuryango kutugezaho amatangazo y'ejo ndetse n'ay'ubu nyine aha.
ntazongera kumubira iruhande njye n'abamarayika turirimba urufaya indirimbo zishimye kandi zugurisha mbega umunezero nzagira mubonye ziko ntazongera kumubira iruhande njye n'abamarayika turirimba urufaya indirimbo zishimye kandi zugurisha mbega umunezero nzagira mubonye ziko ntazongera kumubira iruhande njye n'abamarayika turirimba urufaya indirimbo zishimye kandi iby'amatwi yanjye atariyumva iby'amaso yanjye atarareba ibyo naratekereza mu mutima wanjye ibyo nibyo yabikiye abari iby'amatwi yanjye atariyumva iby'amaso yanjye atarareba ibyo naratekereza mu mutima wanjye ibyo nibyo yabikiye abari iby'amatwi yanjye atariyumva iby'amaso yanjye atarareba ibyo naratekereza mu mutima wanjye ibyo nibyo yabikiye abari iby'amatwi yanjye atariyumva iby'amaso yanjye atarareba ibyo naratekereza mu mutima wanjye ibyo nibyo yabikiye abakiza muri isi nkora uko nshoboye ariko uko nshaka ntabari ko nkora ngira ngo nkore neza ibibi bikanze imbere nakunesha isi kuko wanesheje kiza muri isi nkora uko nshoboye ariko uko nshaka ntabari ko nkora ngira ngo nkore neza ibibi bikanze imbere nakunesha isi nzaririmbe izabanesheje ndacurange n'abamarayika ibizima bine turirimba urufaya n'abakuru makumyabiri nzaririmbe izabanesheje ndacurange n'abamarayika ibizima bine turirimba urufaya n'abakuru makumyabiri na bane. haleluya 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 Amen. iye fo mu bamama haleluya 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 mukomeze muzamura amaboko mumeze neza murakabaho we abango ya solande kolale boye bande prebenide weyede manishim kiri umukuru w'umuryango yavuze ejo tuzotinda tubaye tumubwiye ko tumwemereye tuzotinda hano kujya yabivuze tuzotinda hano turambura igitaramo twinjira n'ahariya mu zumba n'ahariya hantu hose dusirikira ahantu hose doze manshubahiro kuko izi ndirimbo zanyu aya magambo y'Imana yavuga ko murirukana abadayimoni bakomeye haleluya la milberiada uganije narabisaze kuva kera bana sifiwe kuva muri 74 nibwo mbaye guta nakiri no mwuka stiwigeze usubira inyuma nubwo umubiri ushaje umwuka nakiririye kukabara ku murambi kukabira ko kwa Nyaburambo yari umunyitukazi sinzi amenye impamvu bamwitiriye ko kabira haleluya kubwe
hano Kimironko uwo mwuka n'ubu niho. Imana ibagire neza. Amen. Amen. Arakoze cyane umuntu ufite Bibiliya adufashe gusoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. cyangwa twakoresha n'izo matelefone sinzi ko tawe bibangamira ngira ngo. Haravuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Amen. Naho honyine tuza gukoresha kandi tugakoresha umwanya muto. Dutanze pole cyane kubw'iyi mpamvu twese tuzi itari igishitsi ariko kandi itazimenyerwa, niko Imana yabigennye. Urupfu iyo ruje abantu ntibarwakira, rero no kwihangana. Umuntu no wa twese, umuntu ni munini, kora ku bantu bose cyangwa se benshi, ariko no kwihangana. Dutanze pole cyane. Kukiriyo cyane cyane mu materaniro nta bindi bintu abantu bomenya kuvuga, no kuguma tukavuga ibyo abandi bavuze kuko niko biteguye. Bibiliya iyo uyisoma nta na hamwe tugaragariza ko abantu baje bamenyera urupfu. Nubwo umuntu apfusha benshi, ariko igihe icyo ari cyo cyose umuntu atandukanye n'undi muntu, habaho kubabara, habaho kunyeganyega k'ubuzima, habaho gutekereza byinshi. Niyo mpamvu iri humure rikomeza rikavugwa. Hari umwanditsi umwe w'umunyabwenge witwa Merle yaravuze ngo, yavugaga hejuru y'urukundo rw'umuntu n'undi, arugereranya n'igiti gitewe mu butaka butoshe. Aravuga ngo igiti iyo gitewe mu butaka butoshe ngo kirihuta cyane kumanura imizi ikagera hasi. Ico giti ngo iyo kigiye kurandurwa bidateguwe ngo kigashikurwa, ngo gisamukana ubutaka bwinshi kikabukomeretsa. Aravuga ngo niko n'umuntu yatandukanye n'umukunzi we akomereka cyane, kubera ko imizi y'ugukunda iba yarakumanutsemo, yarageze ahantu hakomeye. Ni ukuvuga ngo ico gisebe gisabye Imana n'abantu bakunganira, kikavurwa kigakira. Ikindi nanone mu byo dusoma, urupfu Bibiliya iravuga ngo ruzakomeza rubabaza abantu, ndetse Bibiliya ikavuga ngo rugira urubori ngo ruza rukoma abantu. Ariko Bibiliya igatanga ihumure ikavuga ngo iri ngo niryo jambo rya nyuma. Iyo usoma igitabo usanga mu minsi 7 urupfu rutararemwe. Ariko mu biganiro by'Imana na Adamu na Eva, Imana yagiye igaruka ku ijambo urupfu. Ntirwari rwararemwe, ntirwari ruriho, ariko mu biganiro Imana ikaruvuga, ikamubwira ngo muzitwara mutya, muzamera mutya, muzamera mutya, ariko nimutagenza uko mugakora icaha urupfu ruzaza. Undi mwanditsi yaravuze ngo urupfu rwavuye ngo mu kanwa k'Imana, ariko ngo nanone ruzarangira rusubiye mu kanwa k'Imana, ngo kuko ruzamirwa no kunesha, ruzamirwa bunguri, ruzashirwaho. Urupfu ngo tuzarucunaguza umunsi umwe. Ubu ruraduhagamye, ruratugoye, ni ngombwa, ni kw'Imana yabiteguye, ni gahunda y'Imana. Ariko Bibiliya ndayikunda kuko izitubwira amakuru turimo, ariko ikatubwira n'iherezo ry'ayo makuru, kugira ngo tudacika intege, dugume dukomere mu byago, dukomere mu makuba, tugere kwihangana kuko dufite ikitwihanganisha. Bwana sifiwe. Uru rugendo rero rw'abakristo ni urugendo rusaba kurwumva, ni urugendo rusaba kurwizera, kuko ni ibintu byose tutarebesha y'amaso, ariko turebesha amaso yo kwizera. Rero bavandimwe, mukomere. Abaririmbyi niko baririmbye ngo mureme,
kandi ngo mureme inshuti ni mureme. Bwana sifiwe. Ndifuza kudatinda, ndifuza gukoresha umwanya mutoya kugira ngo igitaramo tugume duhumurizanye, tugume dusingirizanye aya makuru y'ukuri akomeza abantu, yihanganisha abantu. Hariho ibintu bibiri umuntu yotekereza ku rupfu. Umuntu yotekereza ngo ese utokwizera abashingiye kuki, kuko ntawe turabona wanze gupfa ngo agumeho. Hirya ya kamina, hirya y'igisika tutareba harahari. Impamvu umuntu yobitekereza atyo nuko Bibiliya ivuga ngo mbere yuko tubabo tuvuka tukaboneka, umuntu ngo yari yararemwe mu mugambi w'Imana. Isi yaje nyuma yuko umuntu yaremwe, umuntu ashirwa ku isi. Ahashirirwa iki? Bibiliya igaragaza ko umuntu yaje ku isi gukora ibintu bibiri gusa. Ijambo rya mbere, yaje ngo gukora imirimo yose myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Ico nico twaremewe, ni ugukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ijambo rigira kabiri, umuntu ngo yaje gutanga inshusho y'ico yifuza kuba cyo mu bugingo budashira. Ni ukuvuga ngo igihe gito tubaho dukora imirimo myiza, n'umwitero ni ikoti tuba turimo turambara twifuza ko nyuma y'urupfu tuzasuko twifuza gusa. Bibiliya iravuga ngo abandi bose bazaduherekeza, ariko ngo badusige tugume twenyine, dusigarane ngo n'ibintu bibiri. Bibiliya iravuga ngo tuzasigara n'ibyiringiro, ariko ngo dusigarane n'imirimo yose twakoze tukiri bazima. Haleluya. Ibintu bibiri, inshuti zibiri, ni imirimo umuntu akora ikuremera ibyiringiro. Bibiliya iravuga ngo mu kugeragezwa kwa Yobu, mu kunyeganyezwa n'amagambo inshuti yakomeje ngo kuzavuga amagambo make, ariko afashe extremite aheka atobona andi magambo yasubira inyuma, yazaga avuga ngo nukuri ibyiringiro byanje ndabikomeje. Hey, haleluya. Akavuga ngo kandi mbifite muri ubu buzima, ico nzi ngo nzabimanukana. Mbifite ubu nzabimanukana ngo mbigerane ku myugariro y'ikuzimu, ngo kandi nzabizukana. Ni ukuvuga ngo abandi bose bodusiga, ba data, ba mama, bana n'abandi bazoduherekeza badusiga ahantu. Umuntu agumane n'ibintu bibiri, ibyiringiro afite ku Mana n'imirimo yakoze. Nizo nshuti z'umuntu. Yarabihanuye Yeremiya mu gice cya 17 umurongo wa 7, aravuga ngo dore abanyamahirwe, aravuga ngo hahirwa abantu ngo bizera Imana, ngo Imana nayo igatera intambwe yo kubabera ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo n'abantu batajegajega, n'abantu ngo bizera Imana, Imana ngo ikababera ibyiringiro. Bibiliya ikavuga ngo bene abo, hey, haleluya, ngo bazahwana n'ibiti. Bazahwana ngo n'ibiti ngo byatewe iruhande rw'imigezi, ngo ntibizabyita ku mwaka w'iki, umwaka w'amapfa. Umukirisitu ntaza yituku yisabahinda, twese twarapfushije n'ibindi, uzuruka zubara abantu ko barakurira bakakurira n'ibyo wewe byabikuriza. Ukaza wumva wagize nk'isoni zo guhumuriza baje kuguhumuriza, kuko wawe wumva wabasize basigaye mu kirere warenze. Ni ukuvuga ngo kwiringira Imana niryo jambo rya nyuma rivuga ngo, ari jambo Abigayili yavuze abwira Dawidi umunsi yaramuteye agiye kwica Nabali. Yaramubwiye ngo nkugenzuye nakubonyemo isezerano ngo rinemeza kutazabura guhabwa iki gihugu. Aravuga ngo nico gituma ubugingo bwawe ngo buzahambiranwa n'ubugingo bw'Uwiteka, ngo mu muzingo umwe w'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro z'uwizera bihambiranwa n'Imana mu muzingo umwe w'ubugingo, ntibitandukanwa. Hey, haleluya. Aya magambo yongeye kuyaganira intumwa Tomaso, ngo Yesu abasezeye, ngo akaza babwira ngo ukungiye kugenda, ngo akababwira ngo kuko mutazi iyo navuye niyo nja, ngo nico gituma mubabaye. Ariko ngo arababwira ngo Tomaso, ngo arabura ati ukuko watubwira ngo ugiye kwa data, ugira uwundi so, tuzatubwira ngo nawe guri data, ugira handi uzoja, ugira handi kwa data batwese. Yesu ngo arababwira ngo ntimwamenye, ngo kuko iyo mumenya nawe ngo muba mwaramumenya, ngo kuko ndi muri we nawe ngo akaba muri we, ni inseparable. Ni ukuvuga ngo umenye Yesu abamenye Imana. Naganirije umugabo w'umuhayi, ndamubwira ngo ese ibyo duhuza n'ibyo tudahuza nibihe. Arambwira ngo duhuza hafi ya byose, ngo icyo tudahuza ni Yesu wanyu tutemera. Ndamubwira ngo udafite uwo mwana, hey, haleluya, udafite uwo mwana ntafite ubugingo. Ni ukuvuga ngo ivuga butumwa n'ipfundo ryaryo ni kuri uyu mwana duhe dusoma.
ni ugupfa no kuzuka. Nyuma yo gupfa no kuzuka Bibiri iravuga ngo tworya tukanywa tugasinzira nk'abandi bose, nta kindi bimaze. Twopfa tukabora n'abantu bazapfa bakabora. Bibiri yo iravuga ngo ntituzabora, ngo tumeze ngo nk'umugani ngo w'ishaka riterwa ngo rigateranwa uyu mubiri mbere yuko ryambara umwiza ngo rikabora. Bibiri ikavuga ngo nimba mwizera ko hari imibiri y'isi ngo muze mumenya ko hariho n'imibiri ngo y'ijuru. Ni ukuvuga ngo nzatangara abantu babonye Yesu bamara bakaja mu ntege nke. Babanye na Yesu azaba mu gace ntagaragare mu kandi. Abarwariye mu gace Yesu yatari bagapfa bagahambwa. Ngo buce Yesu arazuka. Ngo amare kuzuka zukana umubiri w'ijuru. Bibiri iravuga gusa ngo umunsi umwe niho yemeye ko bamukoraho ngo banze kwemera ko ari we. Ngo arababwira ngo nimukore mu nkovu zanje. Kandi kavuga ngo yemeye no kurya rimwe ngo kugira ngo yemeze abantu ko ari wa wundi. Ikindi gihe ngo ntiyakozweho kuko ngo yari afite umubiri w'ijuru wazaga umwemerera kugenda adakinguye. Yazaga bashoreranye n'abantu akabura bakayoberwa aho agiye. Yazaga yinjira aho ashaka akagaragarira aho ashaka. Uyu mwana ni igitangaza. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ufite uyu mwana. Bibiliya iravuga ngo abagabo babiri baragenda. Pawulo yaranditse ngo uze wibuka uyu. Uku no kwibuka basita bapfuye aho gukira no komereka kurutaho. No kwibuka n'abantu banje bapfuye aho kuzurika murinje no pfa kandi no doherwa. Pawulo aravuga ngo yayi muze mwibuka Yesu gusa. Bana sifiwe. Kwibuka Yesu ni umutuzo uvura ibindi bikomere. Bizabivura inkovu n'inkindurane zo mu mutima ukaba musha. Bibiliya iravuga ngo abagabo babiri ngo baragenda baja Emausi bagenda baganira. Ko ndashaka ngo umere nkabo. Bahe ngo baganira ngo bagenda bavuga inkuru z'umubabaro, inkuru z'agahinda z'umugira neza, umuhungu witwa Yesu ngo wapfuye. Bibuka ngo imirimo Yesu yakoze, bibuka ngo akiza umurwayi urwaye imyaka 12. Barasubira ngo bibuka ku kidendezi cya Betsaida begeranye imirimo, bibuka abantu 5,000 yagaburiye hatarimo abagore n'abana. Bibuka imirimo ngo barababara, bababazwa n'abatanzi, bababazwa n'abayuda, bababazwa n'urubanza rw'akarengane. Ngo ariko bahaye bagenda Yesu yari yambaye umubiri w'ijuru ngo araza ngo arabegera. Ngo amaze kubegera ngo arababwira ngo ese ko muheye mugenda musa nk'abababaye niki? Ngo baramubwira ngo aya makuru nta no mutayasi, uri umushitsi no tuzi cyabaye muri iki gihugu. Ngo abaganiriza nk'uwirengagije, ngo bamubwira amakuru. Ngo arababwira ngo mureke mbibutse ibyanditswe byera. Ngo abibutsa amakuru yari yanditswe ku mwana w'umuntu kuri Yesu. Ngo kandi ntibahagarara baraguma ngo baragenda. Yesu aza kunda ngo tugendane. Nusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:4 uhere ku murongo wa 7 uzamuke ugere kuri 33 murongo wa 12 ukuntu marayika w'Imana yakomye kuzabwira abantu ngo tuza nzagendana namwe kugira ngo mbaruhure. Nzaje ngendana namwe kugira ngo mbaruhure. Nzaje Yesu ari muri twe. Yesu azagendana natwe. Kugira gusa ngo agenda turuhura, atuvura, adukiza, adushira muri zone nziza ya comfortability. Yesu azakunda ngo agume atugirire neza, tugume tumere neza, tugume tumere neza. Ubwo bitekerezaho womenya impamvu urinzwe, womenya impamvu zumira ibyo wakanjije bikemera, womenya impamvu uzurara n'amaso ukayamara n'umwaka abandi yaramenetse, woremerwa impamvu zo gushimuka rukaba nk'umusazi. Tuzi bitekerezaho nicyo kibazo. Bibiliya iravuga ngo bakigenda ngo baganira ngo Yesu ababwira ibyanditswe byera. Ngo baragenda bagera mu kirorero ngo asa nk'uwitambukisha. Umunyabwenge ntazakunda ko Yesu atambuka. Reka nkubwire ukuntu abantu baza bareka Yesu agatambuka. Buza buca mu gitondo ukaguma ukumva umutima kuri kugira ngo wosenga, ukagira ngo nibitekerezo byawe tumenye ko ari ku mwuka azavuga. Muzambwira ngo Yesu azagenda agende nk'umuntu uvuye hano mu isoko haruguru, muhure yabaye umweru cyangwa umukara. Azaganira n'ubwenge, azaganira n'ibitekerezo. Uzugira ngo ni wowe uhaye ibitekerezo gusa bidafite agaciro. Ukirirwa ijuri hari guma kuvuga ngo wosenga. Ese ni iki kiza kigutekereresha? Bibiliya yavuze ngo baravuga ngo yahi tudusige. Ngo binjirana mu nzu barabaza Imana, ngo bakibaza Imana ngo ntiyemera ko barya nk'abantu. Ngo akora ikimenyetso yazaga akora amanyagura ngo imitsima. Ngo baribuka kuko ariko Yesu ngo yazaga agira. Bibiliya avuga ngo ubwenge bwabo ngo burahumuka. Haleluya. Ngo bagitekereza ibyo Yesu arabura.
niko bibiri yivuga ngo barikanga ngo baravuga ngo ni ukuri yariwe ngo yariwe batese ngo mwabwira undi ngo ese tuzi ko twatangiye kuganira tubabaye ngo ariko birangiye tunezerewe imitima yacu ngo yari yijimye ngo ikiganiro kirangiye ngo bikeye bibiri iravuga ngo barahindukira ntibemera kugenda ngo baravuga ngo si twe twenyine twabari tubabaye Yerusalemu n'inshuti n'abavandimwe abumvisha aya makuru barababaye titwosheceka nibi tuje kuvuga amakuru n'abandi baruhuke haleluya ngo basubirayo Bibiliya twasomye yavuze ngo ufite uyu mwana ngo ni Yesu zamugereranya nkuko kwikigega niko umwuka yampishuriye muri iyi minsi timuruzumu tituzu dukaratasi turi Yesu niko ndi kumugereranya muri iki gihe Yesu Bibiliya yavuze ngo ufite Yesu ngo abafite ubugingo turuzi wokoramwe gutya wozamura muri Yesu ibuye ry'agaciro ryitwa ngo ubugingo ukarirambika wasubira gukoramo wozamura ibuye muri Yesu ryitwa ngo ubuzima bwiza wasubira gukora gutya muri Yesu wozamura ibuye rivuga ngo umugisha w'ubukire bw'amafaranga no gutunga nimwo biba usubiye ndagakuramo nishaka ngura kandi nta kibazo wasubira kuzamura gutya muri Yesu wokuramo inshuti nziza zidashukana aho usubiye kwinjira muri Yesu wokuramo ikigega cy'ibyo kurya bidashira Bibiliya iravuga ngo Timotheo mu gice cya 4 yandika rwandiko aravuga ngo kwitoza kubjubu umubiri ngo bigira umumaro kuri bike haleluya ariko ngo kwitoza kubjubugingo ngo bigira umumaro muri iki gihe ngo nikindi gihe kizaza haleluya Bibiliya yavuze ngo ufite uyu mwana ngo afite ubugingo niki n'ubuzima budapfa nukuvuga ngo bavandimwe ikibazo dusigaranye ni iki Pawulo yabwiye abaefeso yarabandikiye mu gice cya mbere uhereye ku gice cya ku murongo wa 18 aha niho ndangiriza Bwana sifiwe arababwira ngo bavandimwe ngo maze kumenya ngo urukundo mukunda bera ngo nja nifuza kubasabira ku bintu bitatu ijambo rya mbere nabonye ngo mukundana ariko ngo nkeka ko hari ibyo mutaramenya ngo bituma mfata gahunda yo kuzambasabira icambere ngo nze mbasabira ngo muze mumenye ibyo twiringizwa niyaduhamagaye hari ibintu Imana yatwiringije tutarabona Bibiliya iravuga ngo ni ibintu amaso atarabona ngo n'amatwi atarumva ariko by'agaciro gatangaje ADPR zirimba ngo ntugashuka tukabigurane ngo akamanyu k'umutsima Samson yabiguranye akamanyu Imana yaramushize ngo aza kubita abanyamahanga mangumi Isiraheli ngo igarukana agaciro kayo abigurana akamanyu Bibiliya iravuga ngo ndabasabira ngo muhumuke ngo muboze mubona iby'ijuru ibyo twiringizwa Pawulo yandikiye abafilipi aravuga ngo nico gituma twebwe abizera tutaza tureba kubiboneka ibi bishashagirana ibi bimaza abantu ibi bitera abantu guhemuka no guta umurongo aravuga ngo twe ntitureba kuri ibyo ntituza dutinda kuri ibyo ngo kuko iwacu tureba ibitaboneka Bwana sifiwe ijambo rigira kabiri aravuga ngo nzambasabira ngo mumenye ubutunzi butagira akagero ubwo Imana ngo ihereza twebwe abayizera mu ijuru ntirikenye Imana iziduha ubutunzi tukiri hano kandi iziduha ubutunzi bwinshi kandi iziduha ubutunzi tutogura kandi ubutunzi bw'Imana nta munyafurika n'umuzungu uraburemesha mu iduka ryabwo riba mu ijuru tiriba hano nta muntu n'umwe turabona uzucuruza agaseke k'amahoro abagabo bare barwana n'abagore ngo bavuga twiyadushiranye tuje kurangura andi nta handi tuzokunda abantu bahombye amafaranga za miliyoni abantu bari mu guhomba impamvu zo guhombya abantu zaragwiriye nta duka bobona baje kuguramwo kudahomba ndaza kuri babwira nyuma Bwana sifiwe haleluya aravuga ngo nzambasengera ngo muhumuka amaso harandi maso azabona ibirenzi ibi azabona ibyo mu ijuru Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Imana ngo yahumuye Abraham arabibona ngo aravuga ngo nubwo ndi kumwe na nyiri masezerano y'Isaka sinzubaka ngo akazabona umuhana mwiza
ngo waremwe ukanubakwa ngo uri hafi cyane, ngo uri hafi cyane. Aravuga ngo ese ndivuna nubaka amahema ngo n'ingando zikomeye ngo kubera iki? Aravuga ngo ndiko ndawubona umuhana w'Imana yubatse ngo ikawurema. Pawulo abwira Abaefeso ngo kubera urukundo mugira nzamba sengera ngo muhumuke mumenye ngo ubutunzi ngo butagira akagero ubw'Imana ngo izihereza twebwe abayizera. Ijambo rya nyuma aravuga ngo nzamba sengera ngo mumenye ngo imbaraga z'umurengera izo ngo Yesu yakoresheje ubwo ngo yazuraga Yesu Kristo mu bapfuye. Hari imbaraga ziteye ubwoba tutarabonera igisobanuro, nzangerageza ngashaka mu buryo bwinshi kuko izivuga ijambo ikarigira ikimeme. Bibiri iravuga ngo mumenye imbaraga ngo zitagira akagero. Wayi gute nizihe? Kandi hari ahantu ngahangahe nasomye hakavuga ngo ibasha gukora cyane ngo ibiruta ibyo dusaba ngo nkuko imbaraga zayo ziri zikorera muri twe, uwo murenge ruba muri twe. Seke nukuvuga ngo umuntu asubizwa bikurikiranye n'imbaraga zimwibitsemo. Azakora ngo ibiruta ibyo dusaba ngo nkuko imbaraga ziwe ziri zikorera muri twe. Bivuga ngo umukene w'imbaraga ni n'umukene w'ibisubizo, ni n'umukene wo kubona ibitangaza by'Imana. Hey, haleluya! Bibiri iravuga ngo muhumuke ngo mumenye. Nturuzi bavandimwe ni muhumuka abana ba Thomas. Thomas ni muyomba kandi nje turaziranye kuva kera cyane, turaziranye pe. Thomas yari umugabo w'inyangamugayo kandi uzuguma guseka gusa igihe cyose muhuye. Kandi reka nkubwire iki kintu, ntawosekera ku mutima mubi. Hari ibintu abantu bazashaka ngo bakora research, uzosekega nawe nimba ufite umutima mwiza. Tuzi ko hari abantu bazabanga kurya baba bafite abe nubwo umuntu yonezerwa ariko kibigera ku rwego rwo guseka nanone biba bigicagase. Thomas yazaga guma guseka kandi yabaga mu kanisa yari yarakiriye umwami Yesu. Bavandimwe tumenye ico aho Thomas yagiye hararuta kuja muri Amerika. Mbabwiza ukuri, umuntu aho kugira umwete mwinshi wo kuja Amerika ni heza, turakeneye habe nanje uko wenda zanirwa mbere hari wo bimenya, ariko umwete mwiza no wijuru. Umwete wogira uyu mwete tuza tugira akawugira wo gushaka ijuru. Abayigiriye neza ku rwego rumwe rutangaje. Impamvu indi migabane yose iragajuka kandi gashira. Maze kubona abagabo nka batatu babungutse, kimwumvise barabungutse bavuyeyo. Namye numva ko uruhu harushira, uruhu rwamye rushira. Namye numva ko uruhu harushira. Nta kibazo kigihari, tuzogenda nitutagenda tunagume naha na amahoro. Reka dusenga Imana. Bavandimwe, ufite uyu mwana afite ubugingo. Icibanze principe y'ubumana gira Yesu. Hari ibindi zindi nyigisho zongeraho ibindi byinshi bisa nkaho ari zo zokuzuza Yesu muri twe, sibyo. Izo ni izindi faculté zazirundanywa zikarundanywa n'imbuto z'uwo Yesu. Izo siryo juru. Nibidufasha mu mibanire. Hari amategeko y'abantu n'abantu n'amategeko y'abantu n'Imana. Ni ukuvuga ngo igikuru kuri ibyo bintu zose ni ukugira Yesu muri buno buzima, muri uru rugendo ibindi bigashoboka. Reka dusenga Imana. Urakoze mwami Yesu, usubire utwihishurire mwami Imana. Ubugingo bwawe bugwiza imbaraga muri twe kuko twakumenye. Ndagushimiye Mana kubwo umuvandimwe Thomas wazamuye mu gihe ciwe, umaze kubishima ubona kuko ari cyo gikwiriye. Ico ushimye natwe nico dukwiye gushima Mana. Niyo mpamvu duciye bugufi tugushima kandi tuvuga izo mbaraga z'umurengera zazuye Yesu. Izo nizo zizazura Thomas kuri wa munsi w'imperuka. Urakoze kuko ibyo byose biganirizwa imitima yacu kubwo imbaraga z'umwuka wera. Kubwa Kristo umwami wacu niko tubisabye. Amen. Mureke twongere ijambo ry'Imana amashi. Ariko ijambo ry'Imana ngo ni mwicare mbabwire iby'umuvuga butumwa yatubwirije. Kama ntangira uko yarambwiye ngo ningenda muri sashi karambye ngo ningenda muzaririmbe. Si twadusezerana
twaraganiriye nk'amasahani arambwira ngo muzaririmbe kandi muzashimwe indirimbo z'igiswahili kandi ningaruka nta kibazo ijambo ry'Imana mfite uwo mwana mfite ubugingo tunezerwe kandi twishime umwami Yesu ari ku ngoma tunezerwe kandi twishime umwami Yesu ari ku ngoma yaranesheje urupfu yarumize buzamuka umwami Yesu ku ngoma ari ku ngoma yaranesheje urupfu yarumize bukure umwami Yesu ari ku ngoma ari ku ngoma yaranesheje urupfu yarumize haleluya afite ubuzima ami Yesu yankuyeho isoni masiya Yesu yamaye ubuzima nimuze murebe afite ubugingo afite ubuzima ami Yesu yankuyeho isoni masiya Yesu yamaye ubuzima nimuze murebe afite ubuzima ami Yesu yankuyeho isoni masiya Yesu yamaye ubuzima boya kotala azana bomoe kolo Yesu alongolinga soni masiya Yesu akabelinga bomoe boya kotala azana bomoe kolo Yesu alongolinga soni masiya Yesu akabelinga bomoe boya kotala azana bomoe kolo Yesu alongolinga soni masiya Yesu akabelinga bomoe boya kotala azana bomoe kolo Yesu alongolinga soni masiya Yesu akabelinga bomoe boya azana bomoe kolo Yesu alongolinga soni masiya Yesu ukutiza mashianyo boya kotala azana bomoe kolo Yesu alongolinga soni hai masiya Yesu akabelinga bomoe boya kotala azana bomoe kolo Yesu alongolinga soni masiya Yesu akabelinga bomoe. Haleluya. Numvise pastor avuze ngo muzehe yaravuze ngo tuzaririmbe kandi ngo dushiremo indirimbo z'ibiswahili. None wabivuze nari ndimo nyireba hariya kandi nari maze kuyigwaho y'igiswahili. None Imana himbazwa kuko muzehe tutamutengushe tugiye kuziririmba izo tuzi nizo tutaza ababyeyi bazajya batwibutsaga twebwe turabubu ngubu. Hari indirimbo tugiye kuririmba ivuga ngo siku moja mavuno yataisha kabisa. Hanyuma yayikundaga tuyiririmbe ku munsi we mukuru. Tuyiririmbe ni Gashiramo papa.
ariko nabonye abandi baririmbye twazanye bagumye bicaye hasi sinamenye nimba bari abona ari mbashoboye narimo nibaza impamvu bagumye hari kandi twaraganye ko tuza. Amen. Zamukaho gato papa, zamukaho gato, zamukaho. Mwigire hino, mwigire hino. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Watakusanya kwa furaha, kwa furaha, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakapo nyamaza, uliyeikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakapo nyamaza huko, uliyeikataa neno zuri la Mungu utakaa mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakapo nyamaza, uliyeikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Watakusanya kwa furaha, watakusanya ngano kwa furaha, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja nao, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kushangilia Mwokozi. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja nao, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu kutushangilia Mwokozi. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu. Sasa watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja, wataimba
atakusanya sarangano wafurawe atakusanya sarangano wafurawe bali makopi yote gwino bali makopi yote atatupa moto rafiki Cotación de guerra. Sawa. Sawa. Hari umuriro watsa. Alo. Hallelujah. Umwanya rero ni umwanya wo gusengira icyo Imana yaduhaye. Haleluya. Kwaba ari uguhumurika uzakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Uko uyu mwanya imyanya yose simwe. Oya ukugana izindi mwe birahindutse tuge muri vitesse nayo irakenewe. Ako ndakendi kintu nkunda ko kunezerwa. Gira mugenzi wangu uzunezerwa. Takendi kintu kizagituma umuntu yidefanda n'integeke. Furahia Mungu kweli. Tema. Ese mwabaye ko muragira ngo ibintu byose bisoguma. Bibeko. Hari umuntu twaganiriye kandi commentaire sikenzanga. Akwereka ko nayo bureke nivuge. Haleluya. Yavuze hejuru y'ipantaro iziza sinimwangiye bunga. Aravuga ngo zaje kera izi ndende. Aho. Zadozwe kera. Nono zirasakana ziragenda zirinyegeza. Zirongera kandi ziraseruka. Icyo nshaka kuvuga niki? Nta kiriho kitahozeho. Sama haleluya. None se ko murenga uyu munsi wa none Imana yasenye sende dusubire ku ngoma ngo ufurahi moyo wangu. Heri nyingi yego ni nziza cyane. Twama dukwina ngo kiki kibishoboka. Niya ni kera ni ruguru. Kandi byabaye ku periode y'abarukeme bashakana abandi. Ariko ubu ni jewe. No ndahumye.
ibitangaza aho Imana iratwibutse, Imana iduhaye sente, Imana iratuzamuye, iduhaye mikrofone, isizo za mitandao, ishyiraho n'ibindi. Sema haleluya, haleluya. Ni ngombwa ko tugomba kunezerwa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Turasubira muri indirimbo iyi ya kofa, hanyuma muguruke. Kandi ko numva umuntu wese impano ufite ikoreshe neza, nimba utayifite ureke, ariko iyo ufite nimushake mufate inyoni zo mu kirere, ndabahanguye mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi nimugira gushona, nanje ndabizi gushona, twama dusona twiruke tugere kuri ku ntego. Haleluya. Abantu bari mu mupira nibo bazi ko zakina umupira. Iyo baje mu mupira nta gukina, iyo uzubaye baragutsinda. Ntiwomenya ibiba muri iki kibuga utameze uke. None ariko ko ndumva le bondise le kota sike monge mokitele bange ko sike le bange koloba. Haleluya. Sema haleluya. Tabo kabsish ufugo la kiranusi abantu bazabahembuka mu rufugo la kiranusi abantu bazabakira izindi mbaraga ufugo la kiranusi tuzatwongera ubundi bwenge. Haleluya. Yeme murahumuritse. Haleluya. Amen. Hahandi twaraye ari umugumu. Yego kabisa. Haleluya. Ibiriho iwe wenyine wanguse amaraso ye turashize nakiguzi nabaze. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire uyu mwanya tugomba kukoresha neza. Haleluya. Reka tubwire umuryango tubabwira ngo mwongere muhumurike mu izina. Ariko Yesu ni mwiza. Nimuze murebe Yesu afite ubwiza, muhumurike nyuma y'ibi nta bindi. Yesu ari kumwe namwe, Yesu ntiyabataye. Yeme keje ko bari ikindi twogikora ibintu ndimzo kuko muzamuhagarara mugahumuriza abandi. Haleluya. Uyu mwishima ntabwo inama no gucana amakombe no kugira inama n'ibintu by'amarojike nabyo ni byiza, bizorangiza logike ntizirangiza ubwo kuvuga gusa ngo ni wowe wenyine wanguza amaraso ye sakamubwa ngo humura nakiguzi nabaze. Ni wowe wenyine wanguza amaraso ye nakiguzi nabaze. Ni wowe wenyine watuguze wanguza amaraso ye ya nakiguzi nabaze. Haleluya. Tutasosha. Haleluya. Haleluya. Eko barambiwe. Eko bisambere nanje iyo ndi umuntu avuga zandambikwa. Ariko ganirega ngo ndebe ukomeze kiriki umeze gute. Twese mara cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Eka mwene data Ben asubire muri ni pastor hanyuma dutambe mbere kindi gahunda uko bigenda kandi biragenda neza. Karibu. Nurwa amashiyacu ijuru umukiza miyare nanje nkwiye kuja kandi munsi nzabagezeyo zamuhimbazani ibyishimo zanezezwa yukwa riwe wanguza maraso. Haleluya. Haleluya. Sawa turi mu rugendo abataza babyibuka babimenye ngaho papa turi kuvuga Mungu zitaka amaza uko uliye katane na suida Mungu kaka wapimile ai mahubiri na nyimbo za kuvuga Mungu zitaka amaza uko uliyelikatana na sulila Mungu utaka turambura ibiganza emahubiriwe na nyimbo za kuvuga Mungu zitaka nyamaza uko uliyelikatana na sulila Mungu utaka watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu wataimba motoni zamuka sawa
Songa yego. Moteur de mandazication de Baba. Ainua baba milele. Kima. Kima. Sawa sawa sawa. Samuka. Yesu, 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 Yesu.